we intego ye nuko atishimira ko unezezwa n'ibyakuvunnye. Performance yawe, uburyo ukoramo ibintu cyangwa performance cyangwa uburyo ukora ibintu ukaba successful, umusaruro w'ibyo wamuriye kandi n'inshuti yawe gashaka kubibona. uno muntu nurota utakaza imfunguzo ukarota iry'inyama z'umuntu urota uzirya rwose, yego, ukarota umuntu agukeba cyangwa kwangiza ku mubiri, jya umenya ngo nibyo ndimo ncamo, ba bandi si inshuti zanjye, wa wundi si inshuti yanjye. kandi uzamurebera ukuntu aguca intege ngo ubundi se ngabo byaye basabana ngo urwana n'iki, ariko ubundi ngo waje nta kubyaragura ngo wagiye ugira ubwenge, ukibaza urantera kugira ubwenge wa mbere ari igikoma wanzaniye, niwo mukutungiye, niwo mukurerera, ukanaka ntukamwizere. ese kuki we nkwizera? kumbi arimo arankokora amashami y'ingirakamaro. muri gusoza amasengesho rero, inshuti ya mbere yawe ni Yesu. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyago, akatwuzuza na se. Haleluya. abandi bose ce sont les matérialistes. bagukureho n'utwubonye, bagukureho n'utwubonye, batujye gutya, bagiye kurya, bakwinjoyinge, bagufate muri zo gahunda, kuko ni les frenemies, n'abanzi inshuti mwanze pe. kandi we ntabwo amaso ari kubavumbura, yego, ariko abahanga mu kubavumbura tubavumburisha ku bibazo, bya bibazo babaza. ntabwo umuntu mbaza ngo uri kumwe nande, uri gukora iki? harya sinabikubwiye mu gitondo, harya Joseph arayimubwiye, kazi ko ari inshuti yanjye dukorana, hakurambaza aho ndi, wambwiye icyo ushakira. ese n'umwana wanjye nahisha, ariko si ngombwa. impamvu mvuze kuriya, sinzi ko telefone itari muri haut-parleur. reka tugiye tugira amakenga. jya uzirikana ko n'umuntu yanakuvugisha kuri coding. ubundi amakenga mwayashyize arayataye. biravuze ngo umuntu utagira amakenga bapfuye ahagaze. umuntu ashobora guhamagara yagushyizeho parallel. nigeze kwicarana n'abantu, reka twumve uno muntu bimuvamo, ni ukuri ari benshi bateranye cyane rwose. none havuga bongera bakoringa undi muntu, bagushyiraho, noneho ikagicamo yinjira muri telefone bumva biri kuvugwa. bari ibirere bikaze. umuntu gusubiza ariko ndabirangije. urumva aha iyo umaze kurota zino nzozi, kabiri kurota umuntu akunywesha inzoga cyangwa kunywesha itabi, yego, biba bivuze ngo uwaba ugufi kandi udasanzwe unywa itabi cyangwa inzoga, ariko agashaka gusuka mu kanwa ku ngufu, yego, jya umenya ngo uwampagurukiye ni umwanzi turi kumwe, uwampagurukiye ni umwe mpfumbata cyangwa ni umwe mpfumbata, nawe bijya bishoboka kakurwanya. erega izi za frenemies, inshuti mwanzi, wagira ngo uramuhisha, yaguhaye umwanya se kumuhisha, kuri he ko ntakubona, bwo bakunteranijeho ntukivuga, saa sita nziza werekeye, akagukipinga ukagira ngo ni friendship. No, ahubwo arimo araguhisha ibyo arimo akora hariya.
hari n'abandi biga sisiteme yo kugukuraho abaguhaga amakuru kugira ngo yikorere ibyo yishakiraga, waba uri empty mind ukazisanga mu mutego wabo. So rero gusenga no kuba mu masengesho ugomba kumenya ibintu bitatu: igituma ukiranuka, igituma utera imbere, n'igituma ugomba kurinda iterambere ryawe. Menya abo mujyana muri ibyo bintu. Nubona batarimo, shyira ku ruhande, komeze gahunda zawe. Iyi si jeri tuyizaho, nubwo abantu bashobora kuvukira isaha imwe, ntibavuka kuri nyina umwe, kandi ukuje mu isi ni nako uzanayivamo we. Haleluya, haleluya. Ubumwe bw'Abera Ministries bwabateguriye amasengesho y'iminsi 14 azahera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, avuga ngo ko dukwiye kubohoka tugasohoka mu bintu byose byari tumereye nabi. Ukwezi kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa cumi si amezi yoroshye, ni amezi ateye ubwoba. Niyo mpamvu tuzatangira amasengesho avuga ngo deliverance from the bondage and evil altar. Niyo mpamvu tuzabana nawe biciye kuri Zoom ndetse n'uburyo buri live kugira ngo tubashe gusenya ibyo bicaniro cyane. Ndabararitse mwese aho muherereye, muze dusenga ayo masengesho yo kubohora, guca imigozi, kurandura karande no kwinjira mu masezerano akwiye, hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Muhawe ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries. Sidini sitorero nta nubwo rigenda kubaryo, ahubwo naho umuntu se duhurira akabohoka. Guma mu itorero ryari kubohoke, guma aho bari kubohoke, maze tugaragaza umusaruro w'ibyiza. Hallelujah. 14 days of deliverance from the bondage and evil altar ku buzima bwawe. Ngwino dukorera Imana kandi ugume mu itorero ryawe urushaho kubohoka. Mwifurije ibihe byiza, hazasenywa ibihome, indwara zizakira, abantu bazaba online, umuntu wese abireba. Mwifurije umugisha w'Imana hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste. Shalom, shalom. Tuje mwifurije ikaze no kugira ibihe byiza ku Bumwe bw'Abera Ministries. Amavuta akandagira amateka ubuzima avuga ahinduka, ni mu kiganiro cya nimugoroba, ndetse uyu munsi ni umunsi wo gusoza cyangwa se wo guhumuza amasengesho tumazemo iminsi 14. Ni ku mugoroba rero, ni ku mugoroba. Turabashimiye cyane abantu bose twabanye, turabashimiye abantu bose bahageze, abahamagaye, abatarabonye uko bahamagara, abasengewe, abakurikiranye ibiganiro, abakoze like, ababisangije inshuti, abantu bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwese turabashimiye cyane. Imana ijye ibaha umugisha cyane. Amazina ni Jerry, ndagarutse, ndacyari kumwe na Mushumba ubundi nk'uko bisanzwe, kandi turacyakomeza kubana aya masengesho. Satani nyine yabona ko hari ibintu bishaka kubohoka, abashaka kurwana nyine ngo abizirike kurushaho, ariko ntabwo yarusha imbaraga umuremyi wacu cyangwa n'umwami wacu Yesu Kristo, kuko yaramutsinze. Mushumba, wiriwe neza? Niriwe amahoro, ndashima Imana. Turashoje nako tuyashoje, ariko turasubitse kuko kugira ngo abantu babyumve neza. Twabwiye ko kino gihembwe kitoroshye cyane, barabitubwiye. Abantu bitegura iminsi 7 yo mu kwezi kwa 8, byanga byakunda ngewe kugera mu kwezi kwa 10 nzajya nshyiraho amasengesho kuko Imana yantegetse ya buri cyumweru. Kuko ntabwo ubona iyi crise economique iriho ku bantu bose. Yego, ibibazo by'ubukungu. Ukwezi gutaha bizaba byikubye inshuro, ukundi byikubye inshuro, ariko n'amashuri aza. Yego, ba nyir'amazu barimo barazamura, bakazamura kuba badafite n'amafaranga. ni ukuvuga ngo nyine iyo hajemo ibibazo by'ubukungu bikora ku ngingo zose kuri buri gice cy'ubuzima. Kugira ngo byumve neza mu mutima wawe, abifuza gukora ubukwe, abifuza gukorera perimi, abifuza kujya ku mashuri, abifuza buri kintu cyose cy'urwego rw'ubuzima, transport. Ubundi hari urwego twe tugeramo cyangwa n'abantu ku giti cyabo, Satani akaba atabateza ibyaha,
akaba atanywa inzoga, akaba atasambana, akaba atarwana, akaba nta kibazo afite, ahubwo agaterura uburemere bw'ubuzima akakwegekaho, noneho akanakoresha babanzi ndimo mbabwira. turimo turajyana kuko uyu munsi wo gusoza amasengesho ndashaka kugira ngo umuntu uri kunyumva wese Imana imurinde abantu bigira inshuti kandi ari abanzi bawe. Imana batembereze pe, njye ahubwo nteze ahubwo ibafunge, nibatembera zigabahuza n'abandi bibabariye hariya ku ruhande. Ni ikibazo. Ibi bintu ugomba kumenya ngo nta handi Satani ari bunyure, nuko winjira mu buzima bukakaye, kuko ahantu hose udafite ibisubizo, udafite ishusho, ugira ubukene, ugire n'inzara, ugire n'urugo rubi rukurya umutima, ugira ubukene, ugira ingorane, bene wanyu bakwanga, ugira uburwayi, ugira agahinda, ibideni bitumbagire. Buri gihe uko wumva nuko uko ubuzima bukanda umuntu akabura inzira yo kubikemura, niko ashaka iy'ubusamo. Yego, iya bugufi kugira ngo abashe kugera kuri ibyo bisubizo by'ibibazo bimurembeje, atitaye ku ngaruka zabyo. Yego. Ejo hari uwaje arambwira ati ibintu nkuganirije ube nka muganga, arambwira ati ntabwo utatumena amabanga, ariko uvuza amabanga y'abantu n'ibintu bacamo wagira ubwoba. Abantu baca mu bintu bigoye. Njyewe hari uwambwira ati ubuzima mbayemo ntacyo burananiye, ati banambwiye abantu bagurisha abagabo nanjye najyamo, kuko ngiye gupfa nta kintu mfite. Yego. Ibaza urwo rwego ariko ati ubundi bashaka, ati ubundi ngo nabapfubura inkono zapfubye, ati ubundi iryo soko ribaye simpazi. None ngo hakaba n'abagabo bapfubye bakeneye abantu bakwiye kubigisha uko bigenda. Urumva baba bageze ku rwego yagerageje byose ariko abura uwo rero ari buhure n'akaga, hagerekaho inshuti mbi ziswe zigira inshuti kandi ari mbi, ni ukuri ugakomereka. Bigaragaza nk'inshuti zawe za nyazo, ariko bakakwanga mu ibanga. Yego. Bigira inshuti ariko bashaka kukurimbura bakugose, nyuma y'ibyishimo na nyuma y'uko aho wari kurenga batari bazi ko waharenga. Aho warenze nta wakekaga, ntago bahakekaga. Yego. Bashakisha bagufasha, bakavuga n'abo bagutera inkunga, banga ko wishimira intsinzi. Yego. Bakwereka ko bagukunda, ariko bakeneye kugusenya. Gusenya ahantu hatatu: mu mitekerereze, mu myanzuro no mu marangamutima. Ndabyibuka. Bakaguturitsa rwose. Hari akantu uvuze gakomeye, na n'ubu ndacyari kugatekerezaho, hakurura ibintu nkabihuza, nkasanga Satani iyo ujagaraye mu bitekerezo afite kukwiba umugono akakugerekaho ya nkoni itabize numvaga ababyeyi bavuga. Warumbwiye uti hari igihe kigeramo ukamaramaza ukegera Yesu, Satani akakubura, akabona ko ntaho azagufatira, ntazagutega icupa ngo bikunde, aho ntiyakubona. Ntazagutega ubusambanyi, aho ntiyakubona. Ntazagutega ubugambanyi, aho ntiyakubona. Yabona hose ntazakubonera, akazana bwa buzima bukakaye. Gusaba guhindura ibuye umugati, baze guhifata ibewe ngo hindura, ngo waba ati ntatungwa n'ijambo, ntatungwa n'umutsima gusa. Hari abantu bafata amabuye bakayahindura umutsima. Nahise niba ugiye kwamburwa ubusugi n'ubukene bwibuye n'urihinduye umutsima. Niba ugiye kwigira umutinganyi, ibuye ntabwo urihinduye umutsima.
igushakira aho bidakunda. waharahiye hari kuzakorera Imana uyu munsi byakunaniye wisanze mu kazi kabi aho bitakunda. umugore atakuye abana banjye bicwe n'inzara reka ngurisha umubiri kandi nugenda kugurisha umubiri ati nta kwikingira ntuzi ibyo ugiye kuyoraho. hari abantu bari kugerageza guhindura ibuye umutsima muri make kwiyinjiza mu mibabaro no kwinjiza mu gahinda katari gateganijwe. hari abari gucuruza ibiyobyabwenge kuko ariho babona hari amafaranga, yenda yagira umunsi umwe yabitwara ntibamufata kumva araryohewe. ejo nabonye ubushize berekana abantu bafashe imodoka barayishwanyuza bashyiramo forode. numva indiri gutera abantu gufata amabuye bakayahindura imitsima, gukora ibidakorwa, amahano. ariko hari amagambo meza Bibiliya yavuze ngo nari umusore none ndashaje ariko sinigeze mbona umukiranutsi ariko cyangwa umwana we asabiriza ibyo kurya. arongera ngo imigunzu n'intare bibasha gukena no gusonza kandi parike yuzuye ibikoko byinshi ngarika bategereza Uwiteka n'ibikunda. ayo magambo arayaguhisha akakuzanira abantu ba frenemies, inshuti mwanzi, bakakumvisha ukuntu aho uri mujya atariho. ntabwo uzi ko twuzura ngo ariko kuri umukobwa mwiza wabuze iki nkwereka uburyo. ni ukuvuga ngo aba bantu baba bari close yawe bakwereka ko muri inshuti rimwe na rimwe ni nabo bagira uruhare mu kudindiza icyerekezo cyawe. icya mbere bakubuza ubusabane n'Imana yawe kuko bazi ko iyo wegeranye n'Imana hari ibintu bihinduka. yego. kabiri bagufatira igihe cyawe kuko buriya umuntu uzakubuza gutekereza no kwitekerezaho uzamenye ko ari umwanzi wawe. hari ibyiza kubuza. Banjye niyo mpamvu nyafata umwanya muri karagiteri zanjye telefone nkayishyira aranyireba gasona nkasiko ni umwanya wo kwibaza ngo ibyo nakoze n'ibyo nkora ndimo ndabyerekeza he. burya ubona abantu benshi batagira inshuti ntugire ngo nuko ari abanzi b'abantu, nuko usanga uwo mugiye kuzura ashaka gukuraho n'utwo ufite, ashaka kuguteranya n'abo mwabanaga, cyangwa arimo arakwimba nk'ifuka ijya munsi y'imizi yawe ngo izakunage hejuru, agenda acengera gake gake. cyangwa akitwaza ubushuti mufitanye akajya ko uno muntu uyu mwanzi nshuti aba ashaka connection zawe nk'eshatu kugira ngo azidekonekite. bya birere byawe bikugirira umumaro. cya mbere abagufasha aho kuri ibitekerezo naho kuri imbaraga abakeneye abantu batatu ahita hasopanya. ku buryo iyo utubatse ubushuti gusa hari aho umuntu agenda kukurwanya bati ibyo byihoreye twe turamuzi, agasanga ibirere byawe nta bakanahita bakubwira n'uwo ari we. Biraravuze ngo indyarya n'urukundo rw'ubugome ngo basomana baryaryana, ariko urukundo rw'ukuri ruhura umutima. yego. abantu begeje ko imigani 17 bavuga ngo iki umuvandimwe avukira gukunda undi mu makuba kandi inshuti zikundana ibihe byose. ariko ahangaha we intego ye nuko atishimira ko unezezwa n'ibyakuvunnye. performance yawe, uburyo ukoramo ibintu, cyangwa performance cyangwa uburyo ukora ibintu ukaba successful, umusaruro w'ibyo wamuriye kandi n'inshuti yawe gashaka kubibona. uno muntu nurota utakaza imfunguzo ukarota urya inyama z'umuntu urota uzirya rwose. yego. ukarota umuntu agukeba cyangwa kwangiza ku mubiri, jya umenya ngo nibyo ndimo ncamo, ba bandi si inshuti zanjye, wa wundi si inshuti yanjye.
kandi uzamurebera ukuntu aguca intege ngo ubundi se ngabo byaye basabana ngo uri rwana n'iki, ariko ubundi ngo waje nta kubyaragura ngo wagiye ugira ubwenge, ukibaza urantera kugira ubwenge wa mbere ari igikoma wanzaniye, niwo mukutungiye, niwo mukurerera, ukanaka ntukamwizere, ese kuki wewe nkwizera? Kumbi arimo arankokora amashami y'ingirakamaro. Muri gusoza amasengesho rero inshuti ya mbere yawe ni Yesu. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyago, akatwuzuza na se. Haleluya. Abandi bose ce sont les matérialistes. Bagukureho n'utwubonye, bagukureho n'utwubonye, batugiye gutya, bagiye kurya, bakwinjoyinge, bagufate muri zo gahunda, kuko ni les frenemies, n'abanzi, inshuti mwanzi pe. kandi we ntabwo amaso ari kubavumbura. Yego. Ariko abahanga mu kubavumbura tubavumburisha ku bibazo, bya bibazo babaza. ntabwo umuntu mbaza ngo uri kumwe nande, uri gukora iki? harya sinabikubwiye mu gitondo, harya Joseph arayimubwiye, kazi ko ari inshuti yanjye dukorana, hakurambaza aho ndi, wambwiye icyo ushakira, ese n'umwana wanjye nahisha, ariko si ngombwa. Impamvu mvuze kuriya, sinzi ko telefone itari muri haut-parleur. Reka tunagiye tugira amakenga. Jya uzirikana ko n'umuntu yanakuvugisha kuri coding. Ubundi amakenga mwayashyize barayataye. Iravuze ngo umuntu utagira amakenga bapfuye ahagaze. Umuntu ashobora guhamagara yagushyizeho parallel. Kinigeze kucana n'abantu, bareka twumva no muntu bimuvamo. Nukuri ari benshi bateranye cyane rwose. None havuga bongera bakoringa undi muntu bagushyiraho, noneho ikagicamo yinjira muri telefone bumva biri kuvugwa. bari ibirere bikaze. Umuntu gusubiza ariko ndabirangije. Yego. Urumva aha, iyo umaze kurota zino nzozi, kabiri kurota umuntu akunywesha inzoga cyangwa kunywesha itabi. Yego. Biba bivuze ngo uwaba ugufi kandi udasanzwe unywa itabi, hanywa inzoga, ariko agashaka kuzugusuka mu kanwa ku ngufu. Yego. Jya umenya ngo uwampagurukiye n'umwanzi turi kumwe, uwampagurukiye ni umwe mpfumbata cyangwa n'umwe mpfumbata. Nawe bijya bishoboka kakurwanya. Erega izi za frenemies, inshuti mwanzi, wagira ngo uramuhisha, yaguhaye umwanya se kumuhisha. Kuri he ko ntakubona, bwo bakunteranijeho ntukivuga, saa sita nziza werekeye, akagukipinga ukagira ngo ni friendship. No, ahubwo arimo araguhisha ibyo arimo akora hariya. Hari n'abandi biga systeme yo kugukuraho abaguhaga amakuru kugira ngo yikorere ibyo yishakiraga. Waba uri empty mind, ukazisanga mu mutego wawe. So rero gusenga no kuba mu masengesho, ugomba kumenya ibintu bitatu: igituma ukiranuka, igituma utera imbere, n'igituma ugomba kurinda iterambere ryawe. Menya abo mujyana muri ibyo bintu. Nubona batarimo, shyira ku ruhande, komeze gahunda zawe. Iyi si jeri tuyizaho, nubwo abantu bashobora kuvukira isaha imwe, ntibavuka kuri nyina umwe. Kandi ukuje mu isi
ni nako uzanayivamo wenyine. kandi ikibazo ni kimwe, uko utazi umunsi wo kuza mu isi niko utanazi n'umunsi wo kuva mu isi. byose ni umugambi w'Imana. ntabwo ubyumvise ariko uko utazi umunsi waje mu isi niko utazi n'umunsi wo kugira gute wo kuyivaho. none utegereje ngo uzakora ryari? umunsi wawe n'uyu gukora ni none, kandi uko ntawe ugenga kuza mu isi kwawe, yego, ni nako nta n'ugenga kuva mu isi kwawe. rero mu gihe utazi ko uzava mu isi vuba, why not umuntu yagukerereza gukora ibyawe? yego. ese uramurindira mu kuvuka mwararindiranye? ese uramurindira mu gupfa muzarindirana? ikibazo ikorere ku bwawe, ku giti cyawe, ku nyungu zawe. nkurikiye ndagukurikiye inshuti yanjye. ese ninde muntu kanse nkubwire, ngiye gusoza akantu, yego, ndakavuga ndeba. iyo wambuye agaciro imitekerereze yawe, iyo wambuye agaciro imitekerereze yawe n'ibyemezo byawe, uba ugiye no gutakaza isura y'uwuriwe. ubwo identity yawe iratakara, kuko ugiye gukora ibyo Imana itashyize muri wowe, kandi uraza gutakaza agaciro muri biriya bintu. yego. niyo mpamvu aho kwitwa umwana mwiza ugendera mu bitekerezo by'abandi, nzitwa mubi ariko ari njye nyirabyo. ngiye kuvuga iki jambo bari bitabankubita inkosho mu mutwe none. wagiyeho bacuruza imyenda, yego, ubwo nta kongera ngo nsubire hepfo gato kuvuga ibyo byose, ariko gerageza kwigirira icyizere. nari nkubwiye ngo yego, mu iduka bacuruza nk'imyenda hari aho kwigerera, ariko se ushatse kwambara utagiyemo barakubuza? ntabwo bakubuza, barakubwira ngo dore bahindurira imyenda ni hehe? ni hariya. hari uwanga kujyayo, nk'urugero ngo haye uyu munsi amatelefone arafotora, arafotora akanarekodinga. igihe cyose urimo ukora ibyo bintu bakweretseho kwe guhindurira imyenda, haba harimo na miruwari burya, ngo urebe ko waberewe. ariko uhisemo kujya mu karubanda, harya uri bukubone kagufotora, uramurenganya. kandi wahishyize nyine ku karubanda, kandi aho bahindurira muri rya duka bagushyiraho miruwari yo kuza kwireba. bivuze iki? igitekerezo cy'undi kigakureho igitekerezo cyawe, ahubwo igitekerezo cy'undi ujye ukigereka ku gitekerezo cyawe. nusanga icyundi kitaremereye icyo ufite, ukomeze icyo ufite. kitaremereye icyo ufite bigiye kuzuzanya, bikore. yego. ariko nubona bisa n'amazi n'amavuta, amazi n'amavuta ndabikunda, ntabwo byivanga, kimwe kiguma hejuru ikindi kikaguma hasi. noneho ku ziko amavuta kugira ngo yiharire isafuriya, arabanza agaturaguritsa y'amazi yose agashiramo agasigara yonyine. rero niko n'umunyamwuka amera, n'umuntu wihagarara arabanza agaturaguritsa ayo mazi yose akamushyiramo. ubwo n'ibitekerezo bipfuye byose, Yesu ukabiroha ukabivanamo, kuko ufite miruwari uri muri ireba. kuki wumva icyawe cyajya hanze mbere y'uko ugishyira hanze? iyo ni sisiteme ikorwa n'abantu bashaka kubaka ibintu bidashoboka, bakaba bafite umunyamakuru akavuga inkuru mukayita nk'igihuha, ariko agira ngo izamenyere mu mitwe ya nyuma babikore.
nayo system yabagaho tunu matorero niba ari nk'ikintu ushaka gukora ukabuze ko hari umuntu ukunda kugira amagambo akaba muri iyo nama ati mwitonde bigiye gukomera ibintu agiye kutwaka ibi n'ibi akatangira kubivuga mutarabikora ariko gerageza kubika icyo Imana yavuganye nawe gerageza kubika icyo ugiye gutekereza gukora gerageza gukora bucece reka umusaruro wivugire rata kandi umusaruro ukuntu uvuga ntukubwira ngo naciye aho ugusubona indundo yawo gusa kuko amagambo atagacira imbere y'igikorwa iyo utarakora amagambo agira imbaraga ariko iyo umusaruro ugize gute abandi bose baraceceka bagahimba ibindi nabyo ugaceceka so rero kugira ngo ubashe gusohoka muri ibi bibazo no kwiyubaka gerageza umenye ko Kristo ari we nshuti yawe igitekerezo cyanjye ni cyiza inama yanjye ni nziza ariko ntabwo ari byiza kuruta ibiri muri wowe kuko ntabwo nakuvukiye warivukiye cya kabiri hari ibintu abantu badahana ni ukuri buriya Jerry hari ibintu udashobora guha umuntu kandi ari ibyaho byigengaho umva ari nk'ibihe ubwenge izina hariya ndetse barari guhamagara ko ntayo wariha n'iryawe menya ko n'ibitekerezo byawe ari ibyawe umva inama kurikiza inama shaka inama ariko wisuzugura iby'Imana yashyize muri wowe igana ariko bidakuraho umwimerere wawe ngira ibanga ryo gusohoka no gutsinza muri aya masengesho abantu bitegura ko tuyashoje ko mu gitondo twasenze ari turaganira ariko bitegure mu kwezi kwa 8 hari Imana yambwiye. Nagushimiye cyane mushumba, Imana iguhe umugisha, abantu bose tubashimire bari badukurikiye. Murakoze cyane.